Rwanda. Umuryango wacu tuze guha ikaze abashyitsi b'imena inkoramutima z'umuryango wacu. Turasaba abafite inshingano babe hafi kugira ngo muze kudufasha, hereye ku bashinzwe gahunda ya protocol ndetse n'itorero ry'iwacu. Turasaba usibye abafite inshingano za serivisi na protocol, abandi bose basigaye begere hino tubereke ibyicaro kugira ngo mu kanya hatarambiranye tuze guha ikaze umuryango mugari n'abashyitsi b'imena hano iwacu. Abaririmbyi na za ntore z'iwacu mube hafi. Abana n'umugore we bavuga ngo kubana n'umugore mbere biba biri sawa, kuri wowe urumva bimeze bite? Babivuga bavuze kuri bisobanura ibingibi bakoze mu myaka 9 nawe wishimye ubu wabyaye ubaye kare kangahe? abagize ari benshi. Asante sana mu kirere ubukwe bwiza kandi Imana ahubwo Kiramana aravuze ubu ngasigaje ubukwe bwo gupfa bro wafata ukirira kamera. Tapi ngona mubwira mama mwese nabaza none tukinjiza za gift zisanzwe zijya ku matebo abantu bako bwabo oya abantu tegura bahari kandi uvanga izingizi ubundi zigenda Aho ni sawa na uza amagambo uru ruganda rurimo umwanda. firigo yacu ibatwaye iki? Inzu yacu nubwo ishyushye ikanakonjesha bibatwaye icyumva wa sinatashye ariko ngo mwarimutse mwavuye hano ibaze ko nimutse ntibabimenye. Content ya mwimutse ari content ya pari. Content reka mbabarira uragira ngo tugaragaze nabi byaho tuba turi ibintu wibivuga
abanyarwanda ariko buri ngo mwatekereje no content gute iyi content ni inzara inzara yakwishe uratekereza muntu rwose ubona utari gutekereza neza uri kurya cyane itonde reba ukuntu angana se reba n'ukuntu ungana bigaragara ntago agitekereza cyane ntago akivuna urumva usigaranye akazi ko gutekereza ibaze buri gihe iyo ukiri gutangira uba utekereza cyane noneho ugize imana ukabona ibyo kurya ibitekerezo urabigabanya hari abandi baba bakigutekerereza ubundi ushaka ibitekerezo njya muri comment nkareba ibyo gukora singitekereza cyangwa numva avuga ati wowe gabanya urwo rusaku nkareba undi shyiramo utumanyeri simba ngitekereza abafana banekereza
abagangari babavyiye n'inzovu y'ibirindi rwihanuza bigembe rwa jana w'umwabiga bidasongerwa abavanga rwabo rwanameza rwa mudacumu urugamba ndebye rushogoshe nacecanye n'umubisha kwa mucugucumu igicumu yicuma gucumu nakotegera muromo mukozi kwati mukuraza zaje nayo tugiye kubana muri iki gitaramo ari nako rero ruriya afite kunyemerera mbere ya byose mbere yuko twinikiza iki gitaramo imbere y'umubyeyi tubanza tumwakire nabo twakiriye abasaza baje batugenderera reka duhamagare umusaza umubyeyi wacu Sheikh Ali umwanya ni uwanyu kugira ngo muduhere ikaze uyu muryango mugari aya masibo ndetse n'inkoramutima z'umuryango n'umwanya barakoze amutwara sibo mu gitaramo cyacu cyitana Joshua akamashimire akazi gakomeye cyane mwakoze nibyo koko abashyitsi mwabakiriye kandi mwabigije mu byimbo ni iby'agaciro twavunishije ntitwabatindira kubavunira kandi ndabashimiye akazi mwakoze gakomeye cyane reka rero sabe mubyeyi waje wangaje abandi bona Abdulaziz ndagusaba ko wagiye uvuge ihobe hashize igihe kirekire tutaganira maze usangiza ibyiza byo mu muryango hanyuma dukomeze igitaramo uvuze ukuri ushimije ababaraka abakobwa banjye baza bahereza dukunze gufatanya umurimo mu gitaramo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تراكم هنا معجز الله. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. agizina amahoro ni byiza cyane reka nzi yuko mwaje mutugana mwaje muzi ko dufite igitaramo reka rero turi uburyo twabakira humura rwose umuhungu wacu yaje humura ni akazi ke kandi ntugire ikibazo uriya musore ni umusore niwe wikorera intango akazigeza mu byicaro humura rwose humura kandi niba hari ibiturika wumve ko ari ibyishimo byabyo humura rwose wumvise ni ibyishimo by'umutobe wacu tumaze iminsi tuwuteretse kugira ngo tubakire n'imfura dusanzwe dusangira igitaramo ubu rero ndumva wakumva ukuntu twawenze amashyi menshi cyane imiryango iteraniye inyama ko ari yayindi se nibo dusanzwe dukoresha humura rwose ngaho sinigana humura ni muri nyunguni yayindi urabyizera kagira ugira gatatu ahurikiwe rero ndabona sheho kunyakiriza ubutabire bageze mu biganza byanjye ibiganza bitagaba amashyi ntabwo byagabana amashyo ndagira ngo bihuze ibiganza bishimiye abasaza utubwire dukomere numva umuvure utari wawe undi ariko nta kibazo humura rwose mukomere ndabizi yasanze ingingo ari yayindi
ibitoki byose twabikoresheje kandi bya bindi bikorwa neza. urakoze cyane nakubwira bicara ubwe neza urakoze cyane humura rwose natwe turazifite rwose aba bakobwa rwose bamerekeza kugeze mu gimbo uyu yitwa Mutembashyushyu n'uyu yitwa Ndebunyurwe abo bose rero baguherekeza kugeza mu gimbo humura rwose umugeze mu gimbo uterekewe ntabwo Bayakawa mwami wagendanye n'abandi arasoma aracurura arangije agira ati twari dushize kandi asomye wenyine shiyabemeye ko namwe agiye kubamenya baba baziritse barazitura humura rwose barahari kandi birakorwa neza humura sinazi baziseretse amashyi n'impundu miryango iteraniye aha munge muryo mubyeyi Sheikh Ali uhagarariye umuryango wacu sabe abikambere mwegere hino muzimanire abatumirwa b'umuryango wacu ndetse n'abasangwa mubegere mu bazimanire bagubwe neza maze muri uyu mwanya sabe itorero ry'iwacu Inganzo Ngari mu mbyino indirimbo zihariye n'umurishyo w'ingoma maze mudutaramire umwanya ni wanyu Yeah.
My abuela back home needing a new stove. I used Remitly to send money right to her bank account. bagize neza gususurutsa abatumirwa ndetse n'abasangwa maze muri uyu mwanya mubyeyi Chef Mashaka Ali uyu ni umwanya mwiza kugira ngo wowe n'umubyeyi Chef Abdulaziz urangaje imbere
abashyitsi b'imena n'umuryango wacu n'urutoramire umwanya ni wawe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana imigisha byanyu bane namwe. Umubyeyi inshuti y'akadasohoka Abdulaziz, ndongozi umuryango waje ubereye Ngaga, mu izina ry'umuryango wa Mugabo Sadiki banze gusuhuza. Hanyuma nanone urabona ko yaje mudusanga mu gitaramo, ariko igitaramo ni igitaramo cy'umuryango. Kuko mbere yanjye hari abashishiriza b'ibyimbo twateguye kugira ngo babaganirize banabakire, kubera ko tuzi ko muri imfura. Ariko ndagira ngo menyeshe yuko aha mwakiriwe n'umuryango wa Mugabo Sadiki mu karere ka Gasabo, akarere kagizwe n'imirenge 15, utugari 485, imidugudu 485. Hano rero muri mu murenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu w'Umurava, isibo w'Indangamirwa. Rero mwicare mugubwe neza, muratekane, n'ubundi mwaje mudusanga, ntabwo twababwira yuko mwaje mwisanga. Mu muryango rero wa Sadiki iyo twakiriye imfura nk'amwe tuzakiriza ibitaramo bitandukanye. Babonye ko twabakirije inganji ngari, babona yuko bakeye kandi babyitabiriye ibirori byacu. Ni igitaramo cy'umuryango, ni igitaramo ngandukira kwezi, ngarukira kwezi, dutegura iteka ryose mu muryango wacu. Abashishiriza b'ibyimbo rero uko babona ni inkorano mu muryango, kandi tubafata nk'akanama ngishwanama mu muryango. Hariya rero gitangira dufite Hasani, hakaza Rahman, hakaza Hashimu, nkaba ndi kumwe na Juma, nkaba ndi kumwe na Marzuk. Hano ibumoso bwanjye kizigenza mu muryango n'Umugabo Sadiki, hanyuma nkaba ndi kumwe na Augustin, nkaba ndi kumwe na Isa na Sudi Bakara. Aba rero izo nkorano mu muryango. Iyo twakiriye abantu hamwe rero turaza tukabitegura, nyuma tukabakira. Ubwo rero nyakubahwa Abdulaziz hafite n'abamutwara sibo, ni nabo bashinzwe kwakira abo bareshya. Harimo Chita, munamushimira uburyo yabikoze neza, abafite na Joshua. Hariya rero indimi zose barazizi, n'indimi z'amarenga barazizi. Icyo uza gukenera cyose ubagereho, ubabwire, ikibazo cyose baragikemura. Ndizera yuko n'abazibitsi bakoze akazi neza. Mubyeyi rero, hano mu muryango wa Sadiki amata ava mu mitozo, kandi n'ibigega bihora byuzuye. Icyo uza kwifuza mu muryango wa Abdulaziz uhawe ikaze, kandi ndagira ngo abanyamuryango badushime uwo muryango. Iyo twakiriye imfura nk'amwe rero ni uko tubakiriza byinshi cyane. Twabakirije igaburo rya roho nuko mwabibonye, mwasoma n'imirongo ya Korani kugira ngo imitima isubire mu gitereko. Hanyuma rero n'igaburo rya roho naryo ry'umubiri naryo ryabagezeho. Abdulaziz, ubwo rero igitaramo dufite wasanze turi mu igitaramo dufite, twari dufite ibyo twiga ku bintu bigera kuri 3 cyangwa 4. Icya mbere twari turimo gutegura umunsi w'abagore,
turimo guteganya tariki ya 8 z'uku kwezi. Icyo ni icya mbere, twagira ngo dushake abazaserukira umuryango wacu kuri uwo munsi. Hanyuma icya kabiri, badusaze turimo gutegura igisibo cya mwezi Ramazani tuzajyamo mu minsi iri imbere. Icyo nacyo rero cyari ku murongo w'ibyigwa. Hanyuma icya gatatu nuko twateguraga urubyiruko rwacu rugiye kujya mu bizamini. Twaruteguraga rero kugira ngo turebe uko bahagarara neza, bakazaserukira umuryango, bakazazana amanota meza mu muryango wacu. Ubwo rero waje rero tugana umurongo w'ibyigwa ni uwo, niba wifuza yuko twaza kugushyira ku mugereka cyangwa ukadusaba yuko twagushyira mu ba mbere, bigaterwa n'uburyo useruka. Ubwo rero turakwakiriye, murakoze, murakarama. Umushimira umubyeyi kubaduha ikaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bika wa natawakkal 'alayk wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nanjye basuhuza mbifuriza impuhwe, amahoro n'umugisha by'Uwiteka. Nkurikije gushimira Imana yo muremyi wa twese, yo yaduhaye ingabire kuba abantu, ikaba yaraturinze kuba ibindi biremwa bitandukanye n'umuntu. Isabira amahoro n'umugisha uwasozereje intumwa n'abahanuzi, umwarimu wacu, umukunzi wacu, intumwa y'Imana Muhammad. Amahoro n'umugisha by'Imana bimusakareho n'umuryango we n'abasangirangendo be n'abamukurikiye muri uwo murongo n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imbarura, usaba Uwiteka n'umuremyi we ntiyamushimira. Mpagaze hano rero mu izina ry'umuryango w'umubyeyi Rwema John, aba naje mbiga y'umuryango, ntabwo naje njyenyine, naje ndi kumwe n'abanyamuryango kandi tukaba turi inyuma n'intumwa zazindutse. Nyuma yo kubashimira, Umunyarwanda niwe wabivuze ngo amaboko azaduha uyabona muramukanya. Ndagira ngo mbashimire mubyeyi, bashimire ikaze mwaduhaye kuva ku muhamuro wanyu kugera muri iyi ngoro nziza itatse amasaro n'amasimbi y'agahebuzo twakiriye. Ndabashimira ibyicaro byiza mwatugeneye. Ndabashimira isabune ya roho, amagambo matagatifu ya Korani mwakoze Imana. Ndabashimira ibinyobwa byiza kandi bifutse, umuryango wanyu ni imfura, mugira amafunguro mufungurira abashonji, mukagira n'amazimano muzimanira abashyitsi. Asaba Uwiteka ko ibigega byanyu ntibigacubangane na rimwe. Mujye mugira ibyo murya, mugira ibyo mutanga, ibyo muhunika, n'ibyo musangira n'abashyitsi babasuye. Ni ukuri niba mu mubyeyi mwiza, tubasanze muri umuryango mwiza, umuryango w'imfura, umuryango w'abemeramana. Natwe tuza twaturutse mu muryango mwiza,
umuryango w'abemeranama data utubyara mbere y'uko tuza muri iki gitaramo hari igitaramo twabanje gutaramo icyo cyicaro rero data yatubwiye ati aburazizi yagutumye ujye ku ruhimbe rw'umuryango w'ingabo ati ariko uragenda usanga imfura bakagira ngo uri wenyine ujyane n'izi nshuti abavandimwe bawe bakuru bawe nabo bakerekeze cyane cyane kuriya muryango wadutuye mu gitaramo ntabwo ruva rwima agaciro ubutumire batugejejeho uyu mwiza rero nagendanye n'imfura nagendanye n'abagabirukwerere nagendanye na bamwe mu bayobozi b'amadini ndi kumwe n'umugabo ndani y'isi nyiragejuru ndi kumwe n'umugabo ndetse Eric nawe nagira ngo musabe icyubahiro cye nawe abasuhuza ndi kumwe n'umugabo Rukundo Alphonse nawe icyubahiro cye abakuru bawe ndi kumwe n'umuvugabutumwa Pastor Mazimhaka nawe usabe abasuhuza ndi kumwe na Twagirimana Siaka nawe usabe mu cyubahiro cye abasuhuza ndi kumwe na Nzeyimana Prote nawe izi ntumwa mubonye izo zigize akanama ngishwanama k'umuryango w'umubyeyi w'Amajomba bagutumye ndemeza rero mu izina ryanjye bwite ntabwo aribo twagendanye ahubwo twagendanye n'aba bavandimwe inshuti bari inyuma yanyu nagira ngo rero uwa mbere abashyira impundu bamenye ko ntacyo z'umubyeyi zagezeho nk'uko twahagurutse kuko tungana nyakubahwa mubyeyi mwiza kandi inshuti yanjye ugize uti tubasanze mu gitaramo kandi muzi neza ko icyo gitaramo bakidutumiyemo iyo no ku murongo w'ibyigwa turatanga inyunganizi ku bitekerezo aho muba mugereye ariko mubyeyi mwiza nagira ngo ku murongo w'ibyigwa nanjye muze kumenyera umwanya kubera ko umuntu mpagaze aha irimo umuryango ufite ubutumwa kandi urabizi ko ubutumwa burutimira umubyeyi rero wacu yaratubwiye iteka mu muryango ati kirazira kikaziririzwa ntibikabeho na rimwe kumigisha Imana yaduhaye iduheta iy'iburyo n'ibumoso iy'ubupfa bwaryo n'uburengera bwaryo Imana yaduhaye umugisha turahinga tukeza turorora yewe turimo n'abacuruzi umubyeyi rero cy'iteka agira ati kirazira kikaziririzwa nta na rimwe ntibizabeho ko dutumirwa mu gitaramo ngo tugende inkokora zireba inyuma muri urwo rwego rero umubyeyi akimara kumenya ko tuzaza mu gitaramo tugira urutoki rw'ingaga rwa Nyabugogo yegereye abasore bajya
bafite ibituza bafite amaboko ategura ubuki. Hari abana twagendanye ndemerera basange ushaka umushaka arasasa undi. Aba bantu rero nta bantu turimo, ni abana b'umubyeyi Rwema-John, ni abana bacu. Nagira ngo kugira ngo batongera kuza imbere baseta ibirenge babanze bakwegereye bagusuhuza. Uwo mukobwa ureba uyu mukobwa ndabona niwe umuryango watoranyije ngo ajye aba hafi guseruka, ariko nanyegere muhe uyu mutobe atabona yuko yaje kureba umubyeyi gito, kuko yakano kantu aka gatobe kagufashe neza n'umuryango turabashimiye. Turi kumwe na musaza we rero nawe nakwegere nawe agusuhuza. makumyabiri urabakomeye imirimo y'urugo murayikora neza, imyenda uzitayeho yakaze guhe nawe uyu mutobe. Take a tour of a place from the comfort of your phone. Nusubira mu rwuri uziteranye akoze nukuri murakoze. Burya bwo guherera umwana hari ikimenyetso cyiza bakiri inyuma. Umubyeyi mwiza rero, umubyeyi yaduhaye ubuki, ubuki bwiza, ubuki bwo mu Kivu, umubyeyi wahanye na yombi. Iyo biri kwererano gitaramo mwadutumiye, ndabona yanditseho randevu twayubahirije mubahije randevu byiza cyane. Abanyamuryango bashimiye twagereye igihe murakoze. umuyobozi rero mbere ngo turayakiriye, ntugire ngo ubutumwa bwanjye ndabuvugira ku mazimaniye. Nagira ngo ukomeze igitaramo, ariko niba ngombwa ndagira ngo ngabishe ko ndinda intumwa y'umuryango ku bitugu byanjye, mu mutima no ku rurimi bwetse ubutumwa. nimubona bibaye ngombwa muraza kumva umwanya bagezaho ubutumwa. gusa ubutumwa wavuze yuko buba bukomeye cyane, nakumvikanye yuko bwicarira wabuvuze ikibazo. murakoze kubyigisha. Abanyamuryango mushimire shema. dukomere amashyi abasaza bakomeje kuganira neza. mubyeyi Ishyaka Abdulaziz, umwanya ni uwanyu. nk'uko mu muco tuvuga ko ubutumwa buruta intumwa, kandi muri intumwa yatumwe n'umuryango, umwanya ni uwanyu ngo tugezeho ubwo butumwa. Mubyeyi mwiza, sinavuga ngo mwatwakiriye nabi, kandi ubutumwa nzanye n'umuryango ntabwo nabuvugira ku mazimano tuzimanije. urazi ubutumwa baza buremereye, reka ze gusangana gusangana wabugiriye neza, kabuvuna amaguru mva kutagendeye ku mbago uhumura rwose. arasubira gucumbagira. Mubyeyi mwiza rero, ubu ni ubuki bwiza, ariko ubwiza bwabwo buryo bw'ubusa, ariko burahamwa n'ururimi rwanyu n'uko muri bumve bumeze. ni ubuki rero bw'ishonge bugiye bwiza, niwumva musomye mukakunyura ukuva mu kwigisha mu muryango wanyu, ubwo ndajya mbere. ndabona handitseho kiwa ihebeni. urakoze rero. icyo ni ikimenyetso cy'uko
cy'ubuziranenge bwacyo. nibyo urakoze cyane. hano uzi ko twese twasabye ijuru, rero tuzajya twese mu ijoro risesuye kandi rimeze neza ritagira amagingo. reka no kugira ngo tubyemeze akamuri mu kuvoma ukasa umusore wanjye twarasibo andebereye ya birahuri bizana bitwegereza kugira ngo twumve, hanyuma umutobe kugira ngo wenda tuze kuwumva twumve kuko kuri ijambo neza mu muryango wacu. ukuri kandi n'inamo natwe dutegereje amatsiko menshi igisubizo dukura mu muryango wacu, bityo tumenye niba ubutumwa twahawe twawubageza. ndabona handitseho white grape and mango, kuvuga ngo imizabibu y'umweru hanyuma n'imyembe. wambaye kuri nziza cyane zitandukanye kuba kitabara dusobanurira. arakoze rero ukoze umuvandimwe Abdulaziz, umutobe mwiza cyane ukozwe mu mbuto zitandukanye, dore izo tuzarya tuzakoresha mu ijuru. niba ko yanditseho pure heaven, niba mu ijuru risesuye rimeze neza cyane kandi n'imbuto zihariye. Abdulaziz, turaza kubyumva neza cyane, reka ubanza dukureho urukundo. umutungo wari kugira amahane ya perezida. oya ntabwo ari amahane, ahubwo ikigaragaza yuko utararenze igihe. iyo tuza kuba bararengeje igihe ntabwo bari kuvuga kuri iki. nibyo uracyafite umwimerere wabo. nibyo ariko hagati aho umaze gusaba kiniga amazi wacu aza twumve. kiniga amazi ari maze adufashe kumva uyu mutobe. abasore kabwira amana bazanye imbere. urakoze mubyeyi. dore imana yumvire, ni wowe uri kumvira umutobe uko bihagaze mu mutobe. karengetse yarakoze. ubwo rero nawe twumvire twumva ko karengetse mu karengetse. rero uko shyiramo indi ngo barigaye mu kiganza. reka mbere y'uko baza gushima abanyamuryango turavuze nanjye maze yumve hanyuma ndakubwira ibyayo, ariko nawe udufashe kugira ngo twumve. nakoze abanyamuryango rero ujye ku mavi umutware yumve ubuki. umwumvisha ko bwa mbere yavuze ngo kabaye karekare, niyo mpamvu yavuze ngo karengetse. reka tujye ku mavi rero umutware ayoberwe n'uko tumuhaye. abasaza ni abahanga mu kuganira, ariko natwe turi abahanga mu kubima amashyi. mureke tubakomere amashyi tubashimire imiryango iteraniye aha, maze uyu mwanya tuwuharire umubyeyi Sheikh Ali. uyu mwanya ni uwawe rwose, komeza utarame. Abdulaziz, mu by'ukuri uyu mutobe ubwiza ukuri, uyu mutobe ugiye kuwusabira igisigati wagihabwa, kandi ugiye kugitiraho imfizi urayibona. muri ibyo byose ukeneye ni ibihe kose ko nzi yuko nawushimira umutobe.
n'uburogozi maze kwishyura ni ukuri n'impamo n'ibyo biduhaye nabyo twashima kubera ko murabatwara. With the Wells Fargo Active Cash Credit Card, earn unlimited 2% cash back on purchases you want, like dance lessons. And on what you need, like memory foam inserts. That's real life ready. Visit wellsfargo.com/activecash. Terms apply. Abdulaziz we twakubwiye ko turi mu gitaramo cy'umuryango banakubwiye ibyo ngewe ku giti cyanjye umutobe nawumvise kandi ku ijambo ariko reka nanze ngisha inama akanama ngishwanama kumve kuko nabo baza kukwemerera kugira ngo tubishyire ku mugereka cyangwa tukubanze dushingiye ku buryo wowe uri bwitwaye kandi ndabona witwaye neza cyane. Reka nze numve akanama ngishwanama nyuma tuze kuguha umwanya wo kugira ngo uvuge ijambo kuko umutobe twawumvise. Maze nagira amasengesho nyamuneka mukomeze musenge umutware muri iriya nama ngishwanama baduha umwanya. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubyeyi wacu rero Sheikh Mashaka Ali nibyo koko uriya mutobe yadutuye bwa mbere nawubonye yawusabira ari nk'igisigati akakibona cyangwa se akawuteraho imfizi ariko dutuye na randevu urayizi imwe ikunyura ndumva ikwiriye kuyisabiraho umwanya w'ijambo tukaba twarimwemerera. Murakoze. Abanyamuryango mushimire twumve ibyo umukuru ari buvuge. Nanjye rero mu izina ry'umuryango wa Mugabo Sadiki maze kwicara n'akanama ngishwanama k'umuryango bakaba banashishiriza ibidimbo Abdulaziz ijuru rwose utwunganira mu gitaramo kandi dushaka turakibona. Umushimire umubyeyi ati icyo ushaka ndakibona gipfa kuba atari kibi paka ibyo ushaka ni byiza ariko umubyeyi kubera ko muri abatware mukagaba ijambo usanga umuryango washimye n'ukuri umubyeyi murakoze kuri uyu mwanya muduhaye mutubanze mutadusigiye mukaduha n'urubanza ngo tubiyumvire cyangwa se tubagezeho ubutumwa bw'umuryango. nyuma yo kubashira rero umubyeyi bagira ngo ubanze bashimire ubwuzu, bashimire urugwiro, bashimire urugunga, bashimire urugando, bashimire ineza iganje umuryango wabo. Ni ukuri muri imfura kandi murabagana. Igihe mwiza rero hambere aha ubwo twari mu gitaramo cy'inkera y'abahungu, umwe mu bana bacu dukomoka mu Kigi, uwo nta wundi ni umuhungu wacu, umwana wacu ari we wanyu, niyo nshuti Abdulmalik Yannick, ku izina ry'itazirano kandi akunda yitwa Kiramana. Twari rero mu nkera y'abahungu, ubusanzwe
yavugaga ariko ariko muri iyo ntera yavuze asaba abwira abakuru be agira ati ndambiwe imfuruka nkeneye gufurika abari bamwegereye bati uvuze biki aravuga ati ndambiwe kuba ingaramakirambi hato bitazavaho ndanze mu gihe abasesenguzi bari mu magambo yombi bakiyashakira ibisobanuro no kugira ngo babyumve neza buri yongera harimo na nyirasenge kandi uzi neza ko badahezwa muri iyo nama nibo bahana bakanahanura akimukubita amaso amureba yemye aramubwira ati masenge imbere umuranga ndashaka umuraza ubwo butumwa baturutse muri icyo cyicaro baragiye kugera mukuru kugera ku mubyeyi umubyeyi tumugejejeho abaza umusore yanika ati umuhungu wanjye igitekerezo cyawe bakibwiye ariko se muzi ko hari imiryango isabwamo abageni waba waranyuze kubiri n'ukuri aramubwira ati dawe sinanyuze kubiri n'ukuri nzi neza ko hari umuryango dusanzwe dushyingirana ni muri uwo muryango rero naberetswe umukobwa wabo mu nteko abana abo ngabo baravuga bati umwana umuha amashyi umwana agejeje igihe umubyeyi mwiza murabizi neza ko umuryango wanyu w'umubyeyi ngo Sadiki ni umuryango ufitanye amateka sivuga amateka mabi ni amateka meza ni umuryango twagiranye igihango ko tuzimana abanzi twagiranye igihango cy'uko tuzahana inka n'abageni umwana mu kutubwira atubwira umuryango wayo kandi murabizi ko muri uru Rwanda umuryango wayo ari ufite isimbi ubwo rero twegereje inka z'umuryango ziza zibagana zahageze mu byiciro by'umuco bwa mbere zaje zije gusaba irembo mutubwira ko mufite amarembo atandukanye mutubwira ko mufite irembo ry'imyaka mukagira irembo ry'abagaragu mukagira irembo Valentine's Day sale. Pick one item to use the discount on. abagaragu mukagira irembo ry'abashyitsi yewe mwana twe ko mugira n'irembo ry'imisoro mwongera ko mugira irembo ry'inka tutimushyiraho akabaho n'iryo mubyeyi mwiza tubasaba irembo ry'umuco irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni umwana aratwemereye tuhasiga inyana nziza n'ibihogo bitose tuyishoreza indi kugira ngo tugire n'urukundo mutubaza niba umuryango wacu umugabo witwa Senatazi hari abo twaba tumuzi turabasengera twamwumvaga mu mateka tubabwira ko tugiye gukora mu muryango tukazagaruka mubyeyi mwiza twemerejwe itariki ebyiri z'ukwezi kwa Werurwe
amasaha aya ngaya ko tuzahuza imiryango migari tukabagezaho tugapfundurira aho twari twapfundikiye. Intebe mwiza rero turagenzwa n'ubusabe. Uwiteka Imana yabagiriye ubuntu ibaha kubyara n'umukobwa, murabyara muraheka mushyira ku bibero.